Muraho tugiye gusubiza bimwe mu bibazo byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga za polisi, nubwo ibibazo byagiye bisubizwa kenshi ariko bigaragara ko abantu bakibigarukaho. Akaba ariyo mpamvu rero twifuza kubisobanura kugira ngo haveho urujijo ndetse n'abandi babyibazaga mu by'ukuri babyumvireho. Ikibazo cya mbere cyakunze kugaruka ni ikijyanye n'uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ikinyabiziga. Abantu bibaza ngo rwongezwa ryari cyangwa se rwandikishwa ryari. Icya mbere nuko iyo gitsindira uru ruhushya rw'agateganyo ukwiye guhita urwandikisha. Icyo cyumvikane neza. Abantu iki kibazo bakunze kukibazaho buri munsi ndetse ugasanga bamwe ntibazi uko bigenda ndetse n'igihe kirarangiye cyangwa kirageze abantu bagiye babigiraho ibibazo bitandukanye. Iyo gitsindira runo ruhushya rw'agateganyo hita urwandikisha. Nyuma y'umwaka umwe uko bihagaze ubu ngubu nuko urwongeresha, ugenda bakongera bakarwongera igihe cy'umwaka ukajya ku cyicaro gikuru cy'ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda rya polisi, traffic police, bakarwongeza. Nyuma yaho rero iyo umwaka urangiye wundi nuko ruba rutaye agaciro. Iyo rutaye agaciro rero birumvikana yuko uzakorera urundi niba icyo gihe cyose kirangiye utarakoreye uruhushya rwa burundu. Turagira ngo tumenyeshe abadukurikira cyangwa se abaturarwanda bose cyangwa n'abanyarwanda bose bajya bibaza kino kibazo kigenda kigaruka buri munsi yuko nta rujijo rukwiye kuba ruhari. Icyo tubasaba nuko yagitsindira runo ruhushya ahita rwandikisha, umwaka umwe washira akarwongeresha, undi washira akamenya ko rutaye agaciro. Ubwo rero inama twabagira nuko yakirutsindira akarwandikisha akwiye guhita yiga ikinyabiziga agakorera uruhushya rwa burundu. Ikindi kibazo cyagarutse ni kijyanye na kamera. Kamera zandikira abantu, izo zizwi muri polisi nka speed enforcement cameras cyangwa se ni za kamera zishinzwe kureba uburyo abantu batwara ibinyabiziga cyane cyane bagendera ku muvuduko urenze wagenwe n'amategeko. Abantu benshi bakunze kubyibazaho, ariko turagira ngo tubisubiremo ko nubwo twabivuze kenshi mu biganiro dutanga yuko gikwiye kuba atari ikibazo. Aho kwibaza kuri kamera ikwandikira cyangwa kutabonye ubutumwa, ahubwo ukwiye guhaguruka iwawe wibaza uti yewe ngomba kubahiriza amategeko yo mu muhanda, ngomba kubahiriza umuvuduko wagenwe, ngomba kubahiriza ibyapa, ngomba kubahiriza bagenzi banjye uburyo bagenda mu muhanda, ngomba kureba uburyo nirinda kurenga ku mategeko yagenwe cyangwa se agenga uburyo bwo kugenda mu muhanda. Impamvu rero abantu bibaza ngo kuki iyo kamera inyandikiye ntabona ubutumwa, hari impamvu ebyiri. Kamera nibyo izakwandikira iyo mu munsi warengeje ku muvuduko wagenwe, ntabwo izakubabarira, ariko ahubwo wowe ukwiye guha uhaguruka mu rugo iwawe utekereza yuko icya mbere yewe imyirondoro yanjye kugera kuri telefone, byumvikane kugera kuri telefone ihuye n'ibiranga ikinyabiziga cyanjye, ku buryo kamera nibona iki kinyabiziga iri buhite ninacyandikira buri buhite igenda system ikareba imyirondoro yanjye ikayihuza n'ikinyabiziga ndetse na telefone yanjye igahita inyohereza ubutumwa. Ibyo nibyo abanyarwanda bakwiye kwibaza. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese utunze ikinyabiziga hano muri iki gihugu akwiye kwibaza icyo kibazo kandi akagikemura, iyo myirondoro akayikosoza. Rero rwose turasaba abaturarwanda yuko bahuza imyirondoro yabo cyane cyane na telefone na plaque z'ikinyabiziga cyabo, kugira ngo ikintu icyo ari cyose kigaragaye ubutumwa bwe bwakugeraho, cyangwa se na polisi ninaguhamagara ishakije amakuru cyangwa se nunayihamagara iba yagusuzumira ikibazo uko giteye. Ibyo rero rwose byumvikane yuko iyo utabonye ubutumwa bishobora kuba ari uko telefoni zawe zitagaragara ku myirondoro watanze n'ikinyabiziga cyawe cyangwa n'ibikiranga ngo bihuzwe. Icya kabiri kijyanye n'icyo nuko hari abantu bagura ibinyabiziga ntibabashe kuguranura kugira ngo imyirondoro ive kuri umwe ijye ku wundi, kuri nyirakinyabiziga wakiguze. Iyo uguze n'umuntu ikinyabiziga bikarangira gusa muhana amafaranga, ntimujye mu rwego rubishinzwe muri Rwanda Revenue Authority ngo muhindure imyirondoro. Iye yari isanzwe kuri icyo kinyabiziga kikugurishije ibe yasibwa cyangwa se yanabikwa, ariko noneho imyirondoro nyakuri icyo kinyabiziga ubwo ngubwo ijye kukiguze. Bivuze yuko ayo makuru cyangwa se ubwo butumwa bitazakugeraho. Byagiye bigaragara rero abantu babyibaza kenshi, ndetse nagira ngo mbibutse yuko mu 2018 mu kwezi kwa 12 ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kigeze gusohora itangazo, ndabyibuka neza, ni itariki 17 z'ukwezi kwa 12
kivuga yuko gikangurira abantu kugira ngo bakore icyo bita mutation cyangwa se bakore ihererekanya y'ibyo binyabiziga baba babigurishije cyangwa babiguze. Ibyo rero kugeza ubu bigaragara ko bitakozwe cyane cyangwa se 100%, akaba rero nayo yaba impamvu ya kabiri ikomeye yuko ushobora kuba wakwandikirwa na kamera ubwo butumwa ntibukugereho nkuko ubyifuza. Ibyo rero bituma nyine iyo ugenda mu muhanda iyo butumwa butakugezaho polisi baguhagarika, ndetse abandi bakaninuba ngo polisi iramuhagaritse cyangwa iramukerereza. Umenye yuko utarabikoze, utarahuje imyirondoro, utaraguraniwe n'undi wo baguze ikinyabiziga mu myirondoro yuzure neza, icyo gihe wowe urimo guteganya kwikerereza mu muhanda, ntuzavuge ko ari polisi yagukerereje. Ikindi kibazo cyagaragaye mu by'ukuri ni kijyanye n'itangazo polisi yasohoye rijyanye no gusubukura serivisi zo gutanga ibizamini. Abantu baribaza bati twari twariyandikishije, dufite kode, ubwo none bizagenda bite? Babirebe neza mu ngingo ya 2 y'itangazo rivuga uburyo bizagenda. Polisi izahera ku bantu bari bariyandikishije bafite kode bishyuye, ivuge urutonde rwabo, ivuga aho bazakorera n'igihe bazakorera mbere yuko ibizamini nyirizina bikoreshwa itariki 2 ukwezi gutaha. Ibyo rero turumva bisobanutse, ahubwo abantu nibitegure, ariko ntabwo twasoza tutabibukije yuko ibi byose bikorwa abantu bubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus, birimo kwambara agapfukamunwa neza, gukaraba intoki kenshi, ukagira isuku, ndetse no gukoresha wa muti wabigenewe wo gusukura intoki, ndetse no guhana intera aho bari bakorera ibyo bizamini, haba ari kubakora ibizamini aho bahuriye hirya no hino ku bibuga cyangwa se n'abaziga mu mashuri. Ngira ngo byumvikane yuko nk'uko itangazo ribigaragaza mu ngingo yaryo ya 3, abigisha ibinyabiziga bo barahita batangira kwigisha, naho abigisha amategeko y'umuhanda bazatangira ibikorwa byabo itariki 2 Ugushyingo, ni ukuvuga mu cyumweru gitaha amashuri yandi amaze gufungura. Babyumve rero ko bose bagomba kwirinda ikwirakwira n'iyandura rya covid, kandi bumvikane yuko ingamba zafashwe zirahari, ziracyahari. Bambara agapfukamunwa neza, turabisubiramo, bakarabe, bagira isuku, bahana intera, bakoresha iriya muti, bakoresha kiriya gipimo cy'ubushyuhe kuba bagana, babandike kugira ngo neza urutonde rwabo rumenyekane, kuko hari inzego zishinzwe kugira ngo zikurikirane ibyo bintu iyo haramutse habaye ikibazo. Babyumve neza rero, kandi turizera yuko bizagenda neza. Polisi izajya ikomeza gufatanya nabo kugira ngo ibi bintu byose nk'urwego rushinzwe kugenzura amabwiriza ko bishyirwa mu bikorwa. Murakoze.